buriya kudakubita imbwa byorora imisega. Buriya kudakubita imbwa byorora imisega. Buriya bariya batinganyi bose n'ishene yabo bose. Ni naho biva kwanza umuntu kujya gutekereza gutingana agahindukira akihindira umugara ari umugabo. Wumva ko nibindi yabikora. Nabagenzi be bose buriya nabagenzi be bose buriya nabiriya babikora. Nkuriya yanyweye urumogi bamupimamo ibimujura byibuka. Yego. Aho kubera igihugu kugoragoza sinzi nuko cyamabariye niba baramufungiye ngo ibifungo bisubitse. Rega shagu ibi bintu bya leta u Rwanda ni igihugu. Menya byinshi cyane bitandukanye kuri uyu musore ndetse akaba n'umunyamideli muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi akaba azwiho kwambika abantu bakomeye cyane yaba abasitari batandukanye. Menya byinshi cyane byimbitse kuri uyu musore ukomeje guteza impagarara muri iki gihugu cy'u Rwanda. Amazina ye yose yitwa Turahirwa Moses, akaba ari nawe muntu washinze inzu muri iki gihugu cy'u Rwanda ya Motion. Uyu mugabo Turahirwa ukomeje kugaragara nk'umuntu usa nkaho yataye umuco wa Kinyarwanda. Ndagira ngo utege amatwi wumve ibimubayeho kano kanya, cyane ko nyuma y'ibyo yatangaje mu minsi ibiri ishize ku rukuta rwe rwa Instagram byakomeje gufata indi ntera kugeza no papa wiwe abyinjiramo. Mwibutsa gukora subscribe kuri Dr. Singa TV kugira ngo ujye uhora ubona update z'ibiganiro byacu ndetse n'amakuru atandukanye y'ibyamamare bya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose, ahanini kandi tukibanda kuri social media cyangwa showbiz. Turahirwa Moses ni umusore w'umunyabugeni kandi akaba akora ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi birimo n'ubuhanga, cyane ko Turahirwa Moses nyuma y'ubuhanga bwinshi cyane afite yaje gushinga inzu ya Motion hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari we muntu ukunze kuba yakora imyenda ndetse kandi kaza iriho ibihangano bya Made in Rwanda. Turahirwa Moses yagize amahirwe menshi cyane ashoboka, ngira ngo nk'uko mwabibonye yaba abasitari baje mu gihugu cy'u Rwanda baje gukora ibitaramo cyangwa se ba mukerarugendo, aho turavuga abantu bose muri rusange b'abasitari baza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abagerageza gusura igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo akaba ari ukunze kubambika, cyane ko umwe mu mushinga wiwe wanditse muri RDB, aho turavuga biza nko kwishinganisha cyangwa se gushinganisha umushinga cyangwa se business. Nk'uko tubizi twese Turahirwa Moses yabonye amahirwe menshi cyane akomeye ariko ntiyabyaza umusaruro, ahubwo icyo ari gukora ni uguharabika igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abagituyemo, cyane ko nk'uko mwabibonye mu minsi ibiri ishize uyu mugabo aherutse gutangaza yihemura cyangwa se asa nkaho ari nk'umujinya nyuma y'uko atangaje avuga ko atazigera babarira perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse ngo n'inkotanyi. Gusa byinshi cyane kuri uyu musore byakomeje guteza impagarara kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko yibanze kuri Instagram nk'urubuga akunze gukoresha acishaho amwe mu magambo atari meza ndetse n'amashusho atari meza akomeje gucicikana kuri social media nk'uko mubibona. Turahirwa Moses akimara gutangaza ibi byose nyuma y'igihe gitoya cyane papa we yaje muri showbiz avuga yuko nta kibazo afitanye na leta y'u Rwanda, aho Moses bino yagiye kubivuga abikomoza ngo kubwo yigeze kujya gusura papa we afunze muri gereza. Bamwe mu barinzi ntibemera ko ahura na papa we, ahubwo icyo bakoze ngo babaye nk'abakubita papa we ikiboko. Uyu musore Moses ngari kubireba abura icyo akora kuko ngo ariho imbaraga ziwe zagarukiraga, nuko papa we ngo bamusubiza mu gihome ari kureba, kandi nyamara ngo Turahirwa Moses ngo yaje gusura papa we amukumbuye nyamara ngo amuzaniye n'ingemu. Gusa ngo icyo gihe ntibigeze bahura, ngo yamubonesheje amaso gusa. Bamwe mu barinzi b'iyo gereza yarafungiyemo ntibigera batuma ahura n'umwana we, cyane ko ngo ibi ngibi ari byo bintu Moses Turahirwa yaje kugirira inzika, cyane ko ari nabwo yabitangaje mu minsi yashize harimo n'umunsi wo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa ibi ngibi ntabwo byari bihagije kuri Turahirwa Moses, ngira ngo nk'uko musanzwe mubibona uyu musore amakuru ari kuvuga yuko nuko yagerageje kubona amahirwe menshi cyane ngo yabe yayabyaza umusaruro, gusa uyu musore bikaba byaramunaniye. Bamwe bakavuga yuko amagambo cyangwa se mu gusebya igihugu cy'u Rwanda Moses atari we uri kubyikoresha, cyane ko uyu musore muramuzi ko mu minsi yashize bigeze kumufunga bamuziza gukoresha impapuro mpimbano ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge. Benshi cyane bavuga yuko Moses atakaba ari mu gihugu kuko ubu ngubu ahari ari kwanduza abanyarwanda ndetse n'abari hanze yarwo ku butumwa akomeje gucisha kuri Instagram ndetse social media ze wakoresha yaba Facebook, TikTok na Instagram, ari akunze gucisha ubutumwa nk'ubu ngubu. Gusa ibi ngibi ntibyakomeje guteza impagarara ku mbuga nkoranyambaga. Twirengagije byari gukora uyu musore muri iki gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo nk'uko mubizi yabonye amahirwe yo kwambika Perezida Paul Kagame,
abona amahirwe yo kwandika Madamu Jeannette Kagame ndetse n'abana babo. Muri rusange uyu musore Turahirwa Moses yabonye amahirwe yo kwambika umuryango wa Perezida Paul Kagame, ariko we ntiyabyumva anyuzwe, yumva yakora ibyo yishakiye nkaho yahawe ijambo. Benshi cyane bavuga yuko ashobora kuba yaribwiye ko ibyo yakora byose mu gihugu cy'u Rwanda ngo nta butabera bushobora kuba bwamukurikirana, gusa siko biri. Nk'uko n'ubundi bikunze kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda, uwakoze amakosa aba agomba guhanwa. Nta mpamvu yo kureba ngo uyu muntu ni umushoramari cyangwa se afite business yinjiriza igihugu, aba agomba guhanwa. Cyane ko bamwe mu bantu bakurikirana Turahirwa Moses batangiye gukora unfollow kuri Instagram yiwe. Unfollow ni mu gihe wakunze gukurikirana Moses, ndajya mwumve neza, bamwe mu bantu bakurikiranaga Moses kuri Instagram bamwe baba barakoze follow bakimara kubona amwe mu magambo yatangaje asebye igihugu cy'u Rwanda cyangwa se avuga nabi perezida w'igihugu cy'u Rwanda, bahise bihutira kuri Instagram yiwe kujya gukora unfollow, bahagarika gukurikirana uyu musore kugira ngo atajya akomeza kubashyira mu rujijo. Cyane ko benshi cyane batandukanye batangiye gusabira cyangwa se gucira urwa Pilato uyu musore nyuma y'amagambo yatangaje. Gusa umuryango we ukibona ko ibi bintu Moses Turahirwa yatangaje atari byo, papa we nawe yaje muri showbiz aza kuvuga yuko nta kibazo n'iki na kimwe afitanye n'igihugu cy'u Rwanda, cyane ko nimba kuko yarafunzwe yari yarakoze amakosa kandi wakoze amakosa agomba guhanwa. Yavuze ko uyu mwana amwe mu magambo yamuvuye mu kanwa mu butumwa yatangaje abucishije kuri Instagram yiwe, yavuze yuko uyu mwana ashobora kuba yabitewe n'ibiyobyabwenge, ngo nawe ubwiwe ntabwo ari muzima. Uko ibyo yavuze arasa nkaho ngo atigeze abitekerezaho, kandi nyamara ikigaragara nuko ibyo yatangaje byose byasaga nkaho bimfasheho, cyane ko ngo ashobora kuba yarababajwe n'ibyo bintu ngo byamubayeho yaje konsura muri gereza nari mfungiyemo. Bamwe mu bashinzwe umutekano bandindaga ntibemere ko mpura nawe, gusa nta byari bikaze byari birimo. Yongeraho avuga yuko nta cyari gutuma uyu mwana atangaza aya magambo nk'abantu baba basanzwe bakoresha social media za mu gihugu cy'u Rwanda, baba bakurikirwa n'abantu benshi cyane, ahanini abana ndetse n'abandi bantu mu rubyiruko rusanzwe. Ashobora kuba yabayobye bakumva ko Perezida Paul Kagame nta kintu adufashe cyangwa se ntacyo yadukoreye. Ngira nk'uko mubizi ahantu igihugu cy'u Rwanda cyavuye murahazi, naho kigeze murabibona. Ibi byose tubikesha Perezida Paul Kagame. Mu by'ukuri ntabwo twakabaye tuvuga nabi igihugu cyacu bitewe n'ibibazo cyanyuzemo kugira ngo kigere hano hantu kigeze. Polisi y'u Rwanda ifatanyije na RIB irashishikariza abantu kumva cyangwa se gutandukanya amagambo ya Moses Turahirwa, gukomeza kuyirinda, kuko hagize undi muntu ushobora kuba wakoresha amagambo Moses Turahirwa herutse gutangaza kuri Instagram yiwe ashobora kuba yabizira, cyane ko Moses Turahirwa ari mu nzira zo kujya gupimwa abaganga b'inzobere bakaba bareba ikibazo afite mu mutwe, kuko benshi cyane harimo na papa we yatangaje yuko ibi byose yabitangaje atigeze abitekerezaho, kuko mu by'ukuri urebye ntigeze abitangaza ngo arebe aho igihugu kigeze naho cyavuye. Nk'umuntu ufite imyaka muri 30 yakabaye aza mu bantu ba mbere basobanukiwe cyangwa se bumva amateka y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ububabare iki gihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo kugira ngo kigere ku iterambere kigezeho uyu munsi mu mwaka wa 2025. Nyuma yo gutangaza aya makuru aharabika Perezida Paul Kagame ndetse n'inkotanyi, benshi cyane bihutiye kuri Instagram yiwe. Muri comment ngira nk'uko mwabibonye, Turahirwa Moses ntabwo amerewe neza nyuma y'amagambo mabi yatangaje avuga ko uyu mukuru w'igihugu. Gusa mu by'ukuri uyu mugabo agomba kujya gupimwa kandi akanahanwa by'intangarugero, ko yagerageje gukora ibintu byinshi cyane bitandukanye, baramuhereza baramubabarira. Ngira ngo nk'uko mwagiye mubibona mu minsi yashize mu mwaka wa 2024, Turahirwa Moses yakunze kugaragara yambaye ubusa. Ngira ngo ibyo mwarabibonye, kandi nyamara umuntu w'umusore atakabaye akora ibintu nka biriya. Benshi cyane bavuga yuko ubutinganyi bukomeje gufata indi ntera muri icyo gihugu cy'u Rwanda, kandi nyamara Turahirwa Moses yari umusore mwiza ufite amafaranga ndetse ufite na business ihagaze neza cyane, kuko nimba yambikaga umuryango wa Perezida Paul Kagame, akambika abaminisitiri, yewe akambika n'abanyamahanga, murumva ko uyu muntu ntabwo yari yoroshye. Benshi cyane bavuga yuko ari umurengo ushobora kuba wateye uyu musore, kuko amafaranga yinjizaga yari menshi cyane. Moses Turahirwa, reka dukomeze kureba iherezo ry'ibi bintu ndetse turebe icyo ubutabera butegeka uyu mugabo. Mbibutsa gukora subscribe kuri Dr. Senga TV kugira ngo mujye muhora mubona updates z'ibiganiro byose dora twa uploading, yaba duhuriye kuri Instagram,
Facebook, TikTok n'ahandi hose kora follow. Ukimara kumva ari Dr Senga TV ntuzuyaze, ugomba kujya ubona update z'ibiganiro byose biri update cyane nko muri showbiz ya mu gihugu cy'u Rwanda. I love you fam.